Shalom ku isengesho ribohora official. Imana amahoro bagirire neza mwese abaza kuri iki gicaniro cy'amasengesho. Turi mu bihe byo gusenga, aho tugeze ku munsi wa 11 turi mu bihe byiza byo gusenga. Ejo twari twasenze twirukana umwuka utuza kwinjira muri destination zacu, kandi twaje kubona ko uwo mwuka imikorere yawo si ya none, kuko ni umwuka twabonye wabangamiye umugaragu w'Imana witwa Paulo. Yifuje kujya gusura Tesalonike. Mu gice cya 2 n'umurongo wa 18 haravuga ngo nge Paulo sinabigambiye rimwe cyangwa sinabigambiriye kabiri, ariko Satani arambuza. Tubona rero ko Satani ashobora kubuza umuntu kwinjira mu mugisha we. Ukabigerageza uyu munsi Satani akitambika, ukabigerageza ejo Satani akitambika, aho ngahora ubigerageza Satani yaritambitse. Tubona rero ko rimwe na rimwe umwuka ni umwuka uhaguruka ubona ko hari ikintu ugiye kubona, ubona ko hari icyo ugiye kugeraho, wabona ko hari ikintu ugiye gusinjira, wabona ko hari ikintu kigiye kuba ku buzima bwawe, ugateza impamvu ituma cya kintu uba utagifasha, ugateza impamvu. Ukaba wari ugiye kubona akazi, waratsinze ibizami byose, ariko ukavuga ngo havutse impamvu ituma utagira gute akazi utakigakoze, kumva barafasha abandi. Ubundi akagera igihe cyo gushingirwa, ufite umufiance, ibintu biri kugenda neza, wa mufiance akisanga aramutorotse arigendeye, ibintu bigahinduka atazi uko bigenze. Wa mufiance ugasanga yishakiye undi ugasanga umuntu yari yaramupromisinze amafaranga y'igishoro cyangwa amafaranga yo kumushyigikira mu bibazo bye. Haba habura gato wa muntu agahita yifata amafaranga ntubukiye yahawe. Ubundi ugasanga abana biwe uko igihe cyose cy'ibizami kigiye kuza, abana bakarwaragurika, ugasanga umwana ararwaye, ahise arwara mu gihe cy'ibizami. Uwo ni umwuka ugamije kubuza umwana w'umuntu kugera ku cyo ashaka. Tugomba gusenga rero mpaka tugeze ku cyo dushaka mu izina rya Yesu Kristo. Tugomba gusenga mpaka tugeze ku cyo dushaka. Paulo avuga yuko Satani atamubujije rimwe, atamubujije kabiri kujya gusura Tesalonike. Wibuke Paulo n'amavuta yari afite. Wibuke ko Paulo bajyaga batwara ibitambaro bakabishyira ku myenda ye cyangwa se ku mubiri we, hanyuma bakabijyana bakabirambika ku barwayi bagakira. Ariko Paulo mu mavuta yari afite no mu mbaraga zari zimuriho, Satani yaje kumuhangara, agapanga akavuga ati nzajya Tesalonike. Akavuka ikibazo gituma atagenda, arongera arapanga nanone ubugira kabiri nabwo havuka ikibazo gituma atagenda. Ariko ashishoje yinjiye mu mwuka, abona yuko impamvu yari Satani. Niko kubandikira aravuga ati ngewe Paulo si rimwe si kabiri nagambiriye kuza iwanyu, ariko Satani arambuza. Ariko icyiza cyacu, kuko ibyanditswe byera bibereyeho kutwigisha no kuduhugura, bibereyeho kutubera urumuri n'umucyo kuri twebwe b'iki gihe cya none. Yakobo nawe akandika ati murwanye Satani, mwegera Imana izabegera, murwanye Satani azabahunga. Satani ni ikiremwa cyategetswe kuguhunga, gusa iyo utarasobanukirwa imikorere yacyo ntabwo gipfa kuguhunga. Satani ni ikiremwa gikoresha umuntu kugira ngo agere ku ntego ziwe, kugira ngo agere ku migambi yiwe. Akoresha abantu, bana b'abantu, bakarwanya abandi bana b'abantu bagenzi babo. Akoresha abantu, ahagurutsa umuntu wa bugufi bwawe, akorera muri mukuru wawe, yakorera muri murumuna wawe, yakorera mu mubyeyi wawe, yakorera muri so wanyu, yakorera muri mushiki wawe, yakorera muri musaza wawe, yakorera muri umuntu wa bugufi bwawe muri ako kazi, mu mukorana mu kazi, yakorera mu bo musengana, yakorera. Wibuke ko Satani ashaka kugira ngo
afatishe Yesu, byabaye ngombwa ko yinjira muri Yuda. Jambo rirambwira ngo nuko Yesu afata umutsima atamika Yuda, ngo Satani amwinjiramo. Ntiyama ngo Yuda arasohoka aragenda ajya kumugambanira. Ndayamubwira ngo Yuda yari umwe mu bigishwa ba Yesu, akaba yari afite n'umwanya w'umubitsi wabikaga ibintu byose cyangwa ibyafashaga abigishwa ba Yesu. Yari umubitsi, ariko Satani yamwinjiyemo. Kandi na Yesu yaravuze ngo umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe, azaba uwo mu rugo rwe, azaba uwo bugufi bwe, niko ijambo rivuga. Rero kugira ngo Satani yihutishe intego ze, yihutishe imigambi yiwe yo kugira ngo akubuze kugera ku mugisha wawe, aguhagurukiriza umuntu wa bugufi bwawe. Kandi rimwe na rimwe hari igihe utamumenya pe, hari igihe akwihishamo ukabana nawe igihe kirekire ariko utamuzi. Hari igihe Satani agerageza gukora umurimo akawucingira ikibaba, abantu ntibamenye ko uwo murimo ari Satani uwihisha inyuma. Satani ashobora kuguterekamo indwara yamara kuyigusetingamo akagerageza kuyihisha, igashakishwa amazina yayo kugeza igihe utazamenya ko ari indwara y'abadayimoni. Gusa uzajya uyivuza yange gukira, uzayihata imiti yange gukira, uzakora uko ushoboye kose yange gukira, ariko kandi nujya kwa muganga bakubwire ko ari indwara runaka, bakubwire n'amazina yayo, nyamara ari indwara y'abadayimoni Satani yazanye ashyira mu mubiri wawe. Aka kanya rero tuje imbere y'Imana kongera gusenga, turwanya umwuka wose ukubuza kwinjira muri destiny yawe, umwuka wose wafashe intambwe zawe, wafashe ibirenge byawe. Kuko ubundi mu buryo bwa kirozi, iyo bashaka kugutebya, kukudindiza cyangwa kugira ngo intambwe zawe zitebe ntizihute cyane, iyo Satani ashaka kugira ngo intambwe zawe ntizihute, intambwe zijya imbere, bachughulikia ichitwa ibirenge, wanashughulikia miguu, yani wachawi wanapotafuta yani kukunasa na kukukamata ili usipige hatua hata moja, wanashughulikia miguu yako au nyayo za miguu. Abarozi iyo bashaka kugira ngo bakugirire nabi, iyo bashaka kugira ngo bagutebeshe, bagudindize, bagutinze ntuva huri, icyo ushaka gukora cyose ngo uve ku rwego ujye ku rundi, bagashaka kugira ngo utaruvaho. Bagira gute? Bagenza ibirenge byawe. Ashobora gufata nk'ahantu wakandagiye, ubutaka bwaho wakandagiye, akabujyana ahantu, akabutongera, akabuvugiraho ibigenzo, agakoresha uburozi bwe bwose, akumva yuko afashe intambwe zawe. Hanyuma rero rimwe na rimwe ikizakumenyesha ko ibirenge byawe hari imbaraga zabifashe, nuko uzajya wumva rimwe na rimwe ibinya mu kirenge, cyangwa ukumva ikirenge hari ukuntu nawe wumva hari kumva gisa nkaho kiremereye, cyangwa se ugasanga urimo uragenda uhura n'udutero twa hato na hato ku bijyanye n'amaguru n'ibirenge. Nuvuga ngo cyangwa se ugasanga ubona ibirenge bya rimwe na rimwe bikagenda bibyimba. Ni umubiri urimo urabaha amakuru y'ibyabaye mu mwuka nuko mutabimenya. So nuvuga ngo rero icyo gihe uzasanga umuvuduko wagenderagaho wo gutera imbere, umuvuduko wagenderagaho wo kuzamuka no kwaguka, uzatangira kubona urimo urasubira inyuma. Ibyo winjiza gutakibyinjiza. Umuntu mwakundanaga bitangiye kugenda bicendera, kuko babonaga yuko wari ugiye gutera intambwe yo kuva mu gisura tera ingoba ku rugo. So noneho sasa bahita bafunga zo ntambwe. Bafunze za ntambwe rero sasa no kuvuga ngo rero bya bintu usanga birahagaze. No kuvuga ngo icyiciro cya mbere nuko bashobora gufata wakandagiye, icyiciro cya kabiri nuko bashobora gufata nk'isocks cyangwa urukweto rushaje cyangwa ikintu cy'icyo cyose. Umuntu wese ushaka kugira ngo akudindize mu isi ya kirozi ahangana n'ibirenge byawe. Ubwo rero uyu munsi wa none sengesho tugiye gukora, tugiye gusenga isengesho ribohora ibirenge byacu, tugiye gusenga isengesho ribohora intambwe zacu, tugiye kubwira abadayimoni ngo muri kuri intambwe zacu, muri kuri iterambere ryacu,
mwebwe mwavuze ko tutazagera kuri iki, turakigeraho mu izina rya Yesu. Tugiye kubwira imbaraga z'umwijima ngo murahunga ku bubi na bwiza, turatabarwa ku bubi na bwiza, turabona Imana ku bubi na bwiza, turinjira mu masezerano ku bubi na bwiza. Reka dusome ibyanditswe bibiri kano kanya, hanyuma tubone kwinjira mu isengesho. Cyanditswe cya mbere turakibona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 10:2, handitswe ngo yari umuntu w'umunyedini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Uyu muntu turimo turabwirwa hano ni umugabo witwa Koroneliyo. Ijambo rivuze yuko yari umunyedini, ariko nubwo yari umunyedini bishatse kuvuga ngo yubahaga imigenzo n'imihango byose by'idini yabarizwagamo. Nuvuga mu by'idini yabarizwagamo, imihango y'ibyo dini n'ibyabaga byategetse muri iryo dini yari uwa mbere mu kubiyubahiriza. Ariko ntago byagarukiraga aho ngaho, ngo nubwo yari umunyedini ngo yubahaga n'Imana n'abo mu rugo rwe bose. Nuvuga ngo uhereye ku bana be ukagaruka ukagera ku bakozi be, abo bose ngo bubahaga Imana. Yari yarabatoje kubaha Imana. Icya gatatu hano baratubwiye ngo yagiriraga abantu ubuntu bwinshi. Yari umuntu urekura, yari umuntu utanga, ntabwo yari umunyabugugu. Apana wowe uza ukananirwa no gukanda subscribe ikaba ikintu gikomeye kuri wowe, ukumva ubugugu bukakwica ku bwa subscribe, ukanga kwikanda. Tugusabye ngo kanda subscribe, kandi uje ugafashwa n'isengesho, ugafatisha ikirere cy'amasengesho ukumva urabohotse. Ariko mu kubohoka kwawe ukumva we ntiwakanda subscribe ngo udushyigikire natwe, kandi tuba twagushyigikiye mu ijambo cyangwa mu isengesho. So rero uyu we ntabwo ariko yari ameze. Koroneliyo we yari umunyabuntu mu bintu byose. Kabiri ngo kandi yasengaga ubudasiba. Nuvuga ngo gusenga ubudasiba nibyo byonyine bishobora kwirukana izo mbaraga. Si ugusenga uyu munsi ngo ejo ukabireka, si ukwirukana uyu mwuka ejo ukabireka. Ugomba kwirukana uyu mwuka ukarwana nawo kugeza igihe uvuyeho, kugeza igihe wicariye muri destination yawe. Ntabwo tureka gusenga, ntabwo tureka kwirukana imbaraga ziturwanya igihe tutaricara muri ya masezerano, igihe tutaragera aho twifuza ko tugera. Mwihangane kano kanya imvura irimo iragwa, ariko ndagerageza kuvuga cyane. Utaragera aho ugera, utegetswe kurwanya uwo mwuka, utegetswe gusenga ubudasiba, utegetswe gusenga ubudasiba, nta gusiba mu isengesho. Iyo usibye mu isengesho uba uhaye urwaho Satani kongera kwiyubaka, uba uhaye urwaho abadayimoni kongera kwambara imbaraga zo kugira ngo bisuganye bakurwanye. Bagomba gukubitwa umunsi ku wundi bakava ku buzima bwawe. Bagomba gukubitwa umunsi ku wundi bakarekura ibyo birenje, bakarekura ayo maboko, bakarekura ayo mafaranga, bakarekura ako kazi, bakarekura urwo rushako, bakarekura urwo rubyaro. Bagomba gukubitwa umunsi ku wundi kugeza igihe baviriye kuzima. Farawo ntabwo yakubiswe bwa mbere ngo arekure, n'ubwa kabiri ntiyarekuye, n'ubwa gatatu ntiyarekuye, n'ubwa kane ntiyarekuye, n'ubwa gatanu ntiyarekuye, n'ubwa gatandatu ntiyarekuye, n'ubwa karindwi ntiyarekuye, n'ubwa munani ntabwo yigeze arekura. Yarakubitwaga ariko akongera akisubira. Umva nk'ubusome ijambo hano byumve noneho. Mu Kuva igice cyaho cya 8 biratangaje aho ngaho. Mu Kuva igice cyaho cya 8, reka dusome igitabo cyo Kuva igice cya 8. Kuva igice cya 8 wiyumvire. Ntabwo muri kamere y'abarozi ntabwo bajya bapfa kurekura. Bana mu mwijima ntabwo bajya bapfa kurekura. Reka ntabwo bajya bapfa kurekura. Ni uko basanzwe n'abantu badapfa kurekura rwose. Ntabwo bajya bapfa kurekura niyo wabakubita gute. Ntabwo bajya barekura. Barekura ari uko ibintu bikaze, barekura ari uko nyine bahaswa umuriro cyane, barekura ari uko ibintu byageze kure,
barekura ari uko bemejwe. Niyo mpamvu usabwa gusenga ubudasiba. Reka tujye mu kuva mu gice cya 10, tuve mu kuva mu gice cya 10, tuve mu tujye mu kuva mu gice cya 10. aho ngaho nari mvuze kuva igice cya 8, ariko reka dusome mu gice cya 10 n'umurongo wa 4 kuva ngo niwanga kurekura ubwoko bwanjye, dore ejo nzaterereza inzige ku rugabano rwawe, zizimagize ubutaka umuntu ye kubasha kububona, zizarya ibyo mwashigaje bitishwe na rwa rubura, zirye n'igiti cyose mwamejeje mu gasozi. Amazu yanyu zizayuzura zuzure n'ay'abagaragu bawe n'abanyegiputa bose, izo basona basogokuruza batigeze kubona uhereye igihe babereyeho kugeza none. Arahindukira ava imbere ya Farawo. Abagaragu ba Farawo baramubaza bati, uriya mugabo azagera he kutubera umutego? Reka aba bantu bagende bakorere Uwiteka Imana yabo. Nturamenya yuko Egiputa hapfuye? Egiputa hari hangiritse, hapfuye. Aba n'abagaragu ba Farawo bamubwiraga bati, rikura aba bantu. Ese uzageza ryari kwemera ko uyu mugabo atubera umutego? Ese ntabwo uramenya ko muri Egiputa hapfuye? Rekura aba bantu bagende bakorere Uwiteka Imana yabo. Ariko umva hepfo ngo bagarura Mose na Aroni imbere ya Farawo. Arababwira ati, nimugende mukorere Imana yanyu. Ariko hazagenda abantu ki? Mose aramusubiza ati, tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tujyane n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko dukwiriye kuziririza Uwiteka Imana umunsi mukuru. Umurongo wa 10 ngo arababwira ati, uko nabifuriza ko Uwiteka abana namwe, niko nabareka mukagenda mujyanye abana banyu bato. Mwirinde. Niko nabareka mukagenda mujyanye abana bato, mwirinde ibyo mugambiriye ni bibi. Siko bizaba, ahubwo abagabo bakuru mugende mukorere Uwiteka, kuko ari cyo mushaka. Birukanwa mu maso ya Farawo. Uwiteka abwira Mose ati, rambura ukuboko kwa hejuru y'igihugu cya Egiputa, kuzana inzige zize mu gihugu cya Egiputa, zirya ibyatsi byose n'imyaka yose byo mu gihugu, ibyo rwa rubura rwasize byose. Hano urumvira ijambo ukuntu byaje kugenda. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, Farawo paka ku munota wa nyuma niyo yigiraga inama yo kurekura, bamugiraga inama ngo arekure, ntabwo yashakaga kurekura arekuye. Yifuzaga kurekura bamwe, abandi bagasigara. Agashaka ko agenda abagabo bato, ariko abagabo bakuru, abandi bagasigara, n'imitungo igasigara. Ntabwo Farawo ajya apfa kurekura gutyo. Iyo umuhaye agahenge, Satani arongera akiyubaka, ejo akongera akambara imbaraga. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo dutweretse ko Koruneliyo yasengaga ubudasiba. Utegetswe nawe gusenga ubudasiba. Wajyaga wibaza ngo ni mpamvu ki Imana itubwira gusenga ubudasiba? Niyo ngiyo. Ntabwo ishaka ko umwanzi wawe abona agahenge. Utegetswe gukubita umwanzi wawe ku manywa na nijoro. Utegetswe gukubita umurozi ku manywa na nijoro. Ntabwo ugomba kumuha agahenge. Iyo umuhaye agahenge, arongera akambara imbaraga z'uburozi bwe, agatanga ibitambo n'ibitambo bye, akazamura imizimu n'amajini, akongera akakwataka. Wumvise rero, iki nicyo cyatumye Imana idaha agahenge Farawo. Iyo Farawo yinangiraga umutima, bwacyaga ako kanya Mose yavaga aho ngaho ahita amukubitisha ikindi cyago. Yes, ubwo rero sasa tugiye gusenga kano kanya mu izina rya Yesu. Tugaruke muri rya sengesho ryo kwirukana buri mwuka wose, ryo kwirukana umwuka ubona tugiye kugera ku ntego, ubona hari ikintu kigiye kuba ku buzima bwacu, ubona ugiye kubona akazi, ubona ugiye kubaka urugo, ubona ugiye gutera imbere, ubona ugiye kugira impinduka nziza ziza mu buzima bwawe, ugateza ikibazo ugasanga
rusubiye hasi, ibintu bisubiye urudubi. Uwo niwo mwuka tugiye guhangana nawo. Umvira ijambo ni rigufi cyane, Abatesalonike ba mbere igice cya 5 umurongo wa 17 handitse ngo musenge ubudasiba. Nta yindi mpamvu rero yo gusenga ubudasiba. Amasengesho aba mu byiciro bingahe? hafi nka 4 cyangwa 5 by'ingenzi. Harimo icyiciro, hari isengesho twita isengesho ry'intambara y'umwuka. Isengesho ry'intambara y'umwuka iri mu ntambara z'umwuka, hari ibintu urimo urashaka kubohoza, hari ibintu urimo urarwanirira kugira ngo ufate. Ni ukuvuga ngo urisenga buri munsi. Twagiye dushyira amasengesho menshi atandukanye hano ku isengesho ribohora official, kugira ngo buri muntu wese tugenda dusobanura n'intego zayo, kugira ngo buri muntu wese uzajya wisanga aba ari mu ntambara runaka ajya agenda yinjire mu isengesho rihuye n'intambara arimo, afate connection, afate network, arihagurukiremo asenge. Ubwo rero sasa tugiye kwirukana rero uyu mwuka udashaka kurekura ibyawe, udashaka kuva kwizima, udashaka gutera intambwe ikuvana ku rwego uriho ujya ku rundi rwego. Vuga ati mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana apfuye akazuka, nciye bugufi munsi y'ibirenge byawe. Uwiteka Imana Nyiringabo, mbanje gusaba kugira ngo unyuhagize amaraso Yesu Kristo, yuhagira umutima wanjye mu byo nibwiye bitari byo, katika jina la Yesu. Umutima wanjye wezwe n'amaraso Yesu Kristo. Mu byo natekereje bitari ukuri, sabye kugira ngo amaraso Yesu Kristo yeze ibitekerezo byanjye, ahumanura ibitekerezo byanjye. Mu magambo yaciye ku rurimi rwanjye atari meza, nyasabiye imbabazi. Sabye kugira ngo amaraso Yesu Kristo yunyuguze ururimi rwanjye n'akanwa kanjye, mu kanwa kanjye no mu rurimi rwanjye gatandukanywe n'imyanda n'amagambo mabapfuye. Kuko Uwiteka wavuze yuko nimva n'ibigaba mu bishimwa nzahinduka nk'akanwa kawe, kandi nshaka kuba nk'akanwa kawe. Niyo mpamvu ibyo wangayeho uyu munsi byaciye ku rurimi rwanjye, byaciye mu kanwa kanjye bitari byo, bihanagure izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo yongere kuhagira akanwa kanjye, yongere kweza akanwa kanjye. Ururimi rwanjye rutunganyirizwe gukoreshwa n'Imana, akanwa kanjye gatunganyirizwe gukoreshwa n'imbaraga z'Imana, zikubita abarozi, zikubita imyuka mibi, rukubita abadayimoni, katika jina la Yesu wapfuye akazuka. Uwiteka nihagire ibyaha byose bingaragaraho imbere yawe. Muririmbyi aririmbye yuko Uwiteka umucamanza, iyo ambonyeho amaraso anyita ukiranutse. Uwiteka muri Kristo Yesu, reka mboneka amaraso y'uwamfiriye ari we Yesu Kristo, maze amaraso yawe Yesu Kristo asibanganye urubanza rw'ibyaha n'ibirego byari bindiho by'uyu munsi, maze imbabazi z'Imana zinsage, jindi zinyambare. Kuko handitswe yuko hahirwa bababariwe ibicumuro byabo, ibyaha byabo bigatwikirwa. Aya masaha Mwami, nakira imbabazi zawe, kandi nakire ko ibyaha byanjye bitwikiriwe byose, bikaba bitwikiriwe n'urupfu rwa Kristo Yesu n'amaraso ye yavuye, ndetse n'izuka rye by'umwihariko. Urakoze Mwami, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro. Jambo rya rirambwiye ngo nsenga ubudasiba, ndi mu mwanya wo guharanira uburenganzira bwanjye Mana bwatumye unzana mu isi. Wewe wanzanye mu isi, ntabwo wayinyoherejemo ngo nze kuyisufuriramo, nze kwibabarizwamo, nze kuyiruhiramo. Katika jina la Yesu, ntabwo wanyohereje ndi umuherekeza w'abandi mu isi bagomba guherekeza abandi bajya mu byiza, njye nta byiza mbona. Wowe Uwiteka, uwo si umugambi wawe. Umugambi wawe, ijambo ryawe rimbwira yuko ibyo ugambirira kunjirira ari ibyiza atari bibi. Kandi ijambo ryawe rivuga yuko wowe utanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Ndi mu mwuka, imbaraga zose zinteza agahinda, zinteza akababaro, zishingiye ku kudindiza intambwe zanjye, ku gukerereza intambwe zanjye, izihora zindondora,
izirwanya yuko nava ku rwego ngo njye ku rundi, izishaka kumpeza mu cyiciro kimwe ndaziviba. Ye wa mwuka we ushaka kumeza mu gisiribateri, ye wa mwuka ushaka kumeza mu bucene, ye wa mwuka ushaka kumeza mu gisuzuguriro, ye wa mwuka ushaka kumeza mu buzima bwo hasi, ye wa mwuka ushaka kumeza mu madeni, ye wa mwuka ushaka kumeza mu byaha, ye wa mwuka ushaka kumeza mu bunebwe no mu bute, ye wa mwuka ushaka kumeza mu ntege nke, ye wa mwuka ushaka kumeza hasi, ndakuvuma ndekura mu izina rya Yesu Kristo, 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 ndekura mu izina rya Yesu Kristo. Bwira uwo mwuka ukure kururumva mu izina rya Yesu Kristo. Bwira iyo daimoni irekure ibishoro byawe mu izina rya Yesu Kristo. Bwira iyo daimoni irekure iyo business yawe. Bwira uwo mudaimoni arekure uwo mubiri wawe, acike kuri uwo mubiri wawe. Bwira uwo mudaimoni acike kuri iyo nda yawe. Ndavugana n'umuntu Satani ateza uburwayi bwo mu nda. Bwira iyo daimoni irekure mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo. Bwira iyo daimoni irekure muri uwo muhogo. Ndavugana n'umuntu ufite ikintu kimeze nk'umwingo mu muhogo. Bwira iyo daimoni irekure umuhogo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Bwira iyo daimoni irekure ibyo birenge. Bwira iyo daimoni irekure ayo maguru. Bwira uwo mwuka kurekure zo petese kiriya. Tangira usenge, twika izo mbaraga, twika uwo muzimu, twika uwo mwana w'umuntu ufashe ubuzima bwawe yabufatishije imizimu, abufatishije amajini, abufatishije uburozi. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo, ye wa mwuka we w'umurozi we ukoresha uburozi kundoga, ugafunga intambwe zanjye, ugafunga ibirenge byanjye, ugafunga amahirwe yanjye, ukaburizamo amahirwe yanjye, ukaburizamo iterambere ryanjye. We wafashe ikirenge cyanjye ukagifatira mu mwuka ndetse no mu mubiri, nkaba hari ibyo numvamo, ndagutwika mu izina rya Yesu Kristo. Urandekura kubina bwiza mu izina rya Yesu. Urandekura wa Jesus. Waba arafashe urukweto rwanjye wese akarubohesha, akaruboheraho ibintu, akarutongeraho ibintu, akumva yuko ari ibirenge byanjye yafashe, uravumwe wa muntu we. Simfatwa, ntabwo mfatirwa mu nkweto, simfatirwa mu masokisi, simfatirwa mu butaka bwaho nakandagiye, simba mu butaka, simba mu nkweto. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, simba mu nkweto, simba mu nkweto, simba mu butaka. Kwa jina la Yesu bwaho mba nakandagiye, kwa jina la Yesu katika Yesu, simba mu nkweto, simba mu butaka bwo watwaye katika jina la Yesu, simba muri yo sokisi watwaye katika jina la Yesu. Ngemba muri Yesu Kristo, ngemba muri Yesu Kristo, ngemba muri Yesu Kristo. Ndatora mu mbaraga amaraso Yesu Kristo ko mbohotse, intambwe zanjye zirabohotse, ibirenge byanjye birabohotse. Zina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uwandindizaga wese mu buryo bw'uburozi, uwandindizaga wese mu buryo bw'uburozi, tsindwa kwa jina la Yesu wamugapfa kazuka. Komeza usenge, ushwanyaguza uburozi bwose bukudindiza. Mu ijambo ry'Imana twabonye yuko abarozi cyangwa abakonikoni bo muri Egiputa bakoreshaga uburozi bwabo nabo bakazana inzoka, bagakoresha uburozi bwabo ngo bakazama amazi n'abagahinduka amaraso. Nukuvuga ngo uburozi bushobora kuzamura umwuka w'inyatsi, uburozi bushobora kuzamura umwuka w'icyangiro kikagufata, uburozi bushobora kuzamura umwuka w'indwara za hato na hato zikakomaho, uburozi bushobora kuzamura ubuhumyi bw'amaso, uburozi bushobora kuzamura bushobora kuzamura ubupapa n'ubujiji n'ingeso, bakakukonekta n'ingeso mbi n'ubupapa bwinshi. Uburozi bushobora kuzamura ibintu bitandukanye bakabikohera bikagufata. Ndatura rero tangira utwike buri burozi bwose bukoreshwa kugira ngo uhezwe hamwe mu izina rya Yesu. Buri burozi bwose bugenda bukoreshwa ku buzima bwanjye kugira ngo mwami mpezwe hasi, kugira ngo ntatera imbere, kugira ngo ntava ku rwego njya ku rundi katika Jesus. Uburozi bucishwa muri science, uburozi bucishwa mu izina rya Yesu Kristo mu mategeko atandukanye, uburozi bucishwa mu izina rya Yesu Kristo mu byemezo mfatirwa n'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Uburozi bucishwa mu isi y'umwijima ndabusenya katika jina la Yesu, ndabusenya katika jina la Yesu, ndabusenya uburozi. Uburozi bushobora gutuma umuntu wari kugufasha atakigufashije, uburozi
bushobora gutuma umuntu wagombaga kugushyigikira atacyongeye kugushyigikira. Uburozi bushobora gutuma umuntu umusaponso wawe ubuzima bwawe Imana yazanye mu buzima bwawe ngo ajya gushyigikira abihagarika, wowe ukibwira ngo niwe, kumbe ni uburozi. Uburozi bushobora gutuma umuntu wagufashaga Satani akagenda agafasha wa muntu wagufashaga akamuteza ubukene, akamuteza ibibazo, akazira wowe kugira ngo wowe uhagarare. Tubona yuko Yona yateje ibibazo abandi bantu. Rero ushobora guteza abandi bantu ibibazo bitewe n'uburozi, n'uburozi bukuriho, n'uburozi bakuroze. Noneho ugiye ugufashije wese agahura n'akaga, ugufashije wese agahura n'amakuba. Senga usenye ubwo burozi bwose bugufatiriye, bwose urogwa katika jina Yesu. Buri burozi bwose mwami bunteza ibibazo, bugateza ibibazo n'abanshyigikira, bugateza ibibazo n'abamfasha, ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo akazuka. Uburozi bwose bwari bwarafashe intambwe zanjye bugatangira intambwe zanjye, uburozi bwose bwari bwaratumye ntava ku rwego njya ku rundi, uburozi bwose bwahoraga bunsubiza hasi bunsubiza inyuma, ndabusenya mu isi y'umwuka, ndabwegeranya mu buryo bw'umwuka, ndabutwika mu buryo bw'umwuka, ndaburimbura no mu buryo bw'umubiri katika jina la Yesu. Kuko handitswe yuko nta ntwaro baturiye kundwanya izagira ikintu ntwara katika jina. Intwaro y'uburozi bw'ibihoherano, intwaro y'uburozi bw'imitongero, ubw'amapfundo, ubw'ubitererano, ndabusenya mu izina rya Yesu Kristo. Gushikwa, kureberwa muri miruware z'ikuzimu, ndabisenya mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Kujyanwa ku bicaniro by'abarozi, bakarambika amazina yanjye ku bicaniro by'abarozi, bakarambika mwami ifoto yanjye ku bicaniro by'abarozi, cyangwa umwenda wanjye ku bicaniro by'abarozi, bagahora bavuga izina ryanjye, baritongera, bariboha, barizirika, barikuraho igikundo, barikuraho kwemerwa, barivanaho umugisha w'Imana, barisubiza hasi. Ibyo bikorwa byose bikorerwa ku buzima bwanjye, ku bicaniro by'abapfumu, ku bicaniro by'abarozi, ku bicaniro bya Satani, ku bicaniro by'imizimu, ku bicaniro by'amajini, ku bicaniro katika jina Yesu bya Sekibi, ndabisenya ibyo bicaniro, ndabisandaza katika jina Yesu. Ndasandaza igicaniro katika jina Yesu Kristo cyari gifashe ijwi ryanjye, igifashe ijwi ryanjye ndagisandaza mu izina rya Yesu Kristo. Igifashe ibirenge byanjye ndagisandaza mu izina rya Yesu Kristo. Igifashe amasezerano yanjye ndagisandaza mu izina rya Yesu Kristo. Igifashe iterambere ryanjye ndagisandaza mu izina rya Yesu Kristo. Kirande kwekere ku iterambere ryanjye, kire ku iterambere ryanjye, wagicaniro rekura iterambere ryanjye mu izina rya Yesu Kristo. Rekura intambwe zanjye mu izina rya Yesu Kristo. Rekura impinduka zanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ninjiye mu mpinduka kwa Jesus, ninjiye mu mpinduka mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu ndashatse mu izina rya Yesu, ndobatse mu izina rya Yesu, nguze inzu mu izina rya Yesu, nguze imodoka mu izina rya Yesu, nteye imbere mu izina rya Yesu, koreye Imana mu izina rya Yesu katika jina la Yesu. Ndahindutse aturuti, ndahindutse mu izina rya Yesu Kristo. Kuri buri kamere yose yari yarakunaniye, aturuti yewe kamere wari waranyiboheye howe, ndahindutse, ntandukanye na kamere yari yarananiye wa jina la Yesu. Umurozi ashobora gukoresha uburozi akakubohesha kamere, akakubohesha ingeso, ariko iyo ngeso wari waraboheshejwe n'uburozi igucitseho mu izina rya Yesu Kristo. Umurozi ashobora kukubohesha kamere, ikazajya uri kugonganisha n'uwo mwashakanye, ikazajya uri kugonganisha n'umushuti wawe kugira ngo mutandukane, kuko iyo kamere ari umurozi aba yarazamuye akavuga ngo nzayimufatiraho, ntazigera yubaka urugo, igihe cyose azajya ahora ashwana n'uje mu buzima bwe katika jina la Yesu. Hanyuma akahereza uwo mudayimoni ugasanga igihe cyose rero ikibazo cyawe ni umujinya, ikibazo ni uburakari se wenda, ikibazo se cyangwa ni ikintu runaka cyanze kugucikaho, cyanze kukuvaho, cyangwa se ni ubushizi bw'isoni, ugasanga ushira isoni, cyangwa se ni ukuvubwa nabi, cyangwa se ni ukutagirwa inama, cyangwa kudahugurika, ugasanga hari akageso ufite abadayimoni bazamuye buririraho kugira ngo bakubuze kwinjira mu mugambi w'Imana, bakubuze kwinjira mu bisubizo by'Imana. Tangira urimbura ako kageso kose k'akarugano gatwike mu buzima bwawe, karimbuye mu buzima bwawe. Ushobora kurogwa intege nkeya, ushobora kurogwa umwuka wo kutagendera, wo kudakurikiza gahunda. Umuntu akaba yaguha randevu y'amasaha runaka ugomba kumugereraho kugira ngo agufashe guha inkunga, gushyigikire, bikarangira ya masaha kunaniye, ntugire kugira ugasanga umugisha uguciye mu myanya y'intoki kubera kudakurikiza gahunda yawe, cyangwa
nubaha gahunda. Abarozi bafite tekinike n'ikuzimu bafite tekinike nyinshi bashobora gukoresha kugira ngo bakwambure umugisha wawe, ariko rimbagurizo tekinike zabo zose mu izina rya Yesu Kristo. Ndarimbura tekinike zose umwanzi zose yamfatiraho, barozi bamfatiraho, bana umwijima bamfatiraho, izo bamfatiraho bakandindiza, izo bamfatiraho bakambuza kwinjira mu masezerano, izo bamfatiraho bakambuza kubona ibyiza, izo bamfatiraho bakanyerereza, ndazisenya kwa jina la Yesu Kristo atsinze kuzima, ndazisenya katika jina la Yesu atsinze kuzima. Urakoze Mwami, ndabohotse mu izina rya Yesu Kristo, aturuti ndabohotse mu izina rya Yesu Kristo, aturuti ibyo nari narabujijwe kugeraho mbigezeho mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo baravuze ko ntazasingira, ndabisingiriye mu izina rya Yesu Kristo, ndabisingiriye mu izina rya Yesu Kristo, ndabisingiriye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami kumpaye gusingira ibyo umwanzi yaravuze ko ntazasingira. Nuhabwa amashimwe, nuhabwa icyubahiro ko mbisingiriye, icyubahiro n'amashimwe bikugarukire mu ijuru no mu isi, mu izina rya Yesu risumba amazina yose. Amen, amen, amen. Imana iguha umugisha. Nongere mbisubiremo, Imana iguha umugisha. Ku masengesho nk'aya ni amasengesho ugomba gusenga ubudasiba kugeza igihe ugeze ku ntego. Mwumvise ko ijambo ryatubwiye mu Batesalonike igice cyaho cya 5, Batesalonike igice cya 5 umurongo wa 17 ba mbere, ngo musenga ubudasiba. Iri ni isengesho ugomba gusenga ubudasiba mpaka kugeza igihe ugeze ku gisubizo cy'amasengesho yawe. Nkuko tubonye Imana itigeze iruha gukubita Farawo kugeza igihe yarekuriye Abisiraheli. Iyo usibyemo gake muri iryo sengesho utuma umwanzi wawe yongera kwiyubaka. Wari wamukubise wamujahaje, ubwo rero wasiba akongera kwiyubaka, intambara igatangira bundi bushya. Nukumukubita kugeza igihe ugeze ku ntego. Nukumukubita kugeza igihe mvuga umwanzi wawe si umwana w'umuntu, ndavuga Satani, ndavuga abadayimoni, ndavuga imyuka mibi, ndavuga abarozi. Uba ugomba gukubita kugeza igihe barekuriye. Imana iguha umugisha. Kanda subscribe rero nawe, ntugende uri umunyabugugu, uraza ugafashwa n'isengesho, ugafata ko network ariko bikarangira wimanye subscribe. Kanda subscribe ubane natwe. Ibyo ni bimwe bidutera ishyaka ryo gukomeza kugira ngo tuze tubigishe gusenga, tubigishe inyigisho zitandukanye, tubane namwe mu bihe byiza byo gusenga. Ariko iyo tubona nta bantu bari kudushyigikira, natwe ducika intege, tukumva tukavuga tuti ibintu wabireka.